ntabwo bishoboka ampfunyikiye ikibiribiri imiti ubu se imyaka namaze ntanga imiti kuko ubu yarebye abona afite inzara y'imiti ko uyu mugore uzi ko ari umusazi nkabone yiba umwana afite uburyarya bungana gutya ntabwo byumvikana subireyo se oya kaneka gusubirayo ikintu ngiye gukora ngiye kumwigira imitwe ejo mu gitondo nzasubirayo nuntu nzamwutsa umuriro uzamwakaho ariko se nanjye rero rampa amafaranga ariko iby'amafaranga ntabwo mbireba ahubwo iri banga uwarimenya ko mbona uyu mugore agomeza kunyinisha icyambere umugabo we ntabwo azi kuri ya mwana ari umwibano ari uwo yibye ndamutse mbimubwiye yamwica umwana nawe ntabwo azi kuri ya mubyeyi umurera atari nyina nawe aramutse abimenye umuriro wakwaka dore mbese ukuntu aba yubitse umutwe umva nkubwire wa muhungu we ikintu naguhamagariye ahangaha ni ukuguha agasopo ku mwana wanjye mu bintu byose ugomba kwibagirwa ukanagendera kure ni umukobwa wanjye Bella iryo tangazo niryo nguhamagariye kugira ngo uryumve urishyire mu matwi uryumve uryiteho ese ko ari wowe wampamagaye ngo ko ari nde Bella aba yampamagaye tuvugana nawe ko ari ukwikururaho oya ariko nza hano ari umpamagaye ntabwo njya nizana none se ubundi ubuzaba uzi ko ari urugo rwa Bella cyangwa urugo rwa papa we nanjye nitwe tuba twagutumiye ariko abahungu b'iki gihe mwabaye mute koko kuki mugira agasuzuguro ubu wararebye ureba umukobwa wanjye n'ubushongora afite n'ubukaka n'ukuntu areshya n'ukuntu ari mwiza ubona ko ari we ugomba kumugira inshuti wajya ureba uwo abo mureshya wazajya ugashaka ubushuti mu bo mureshya kweri ariko turareshya ntabwo mvuga kubureshya ku ndeshyo kwanza aranagusumba ubwo se urareshya nayo gute ndavuga mu mibereho no mu myitwarire no mu bintu byose biba kuri isi uzajya ugenda uri abantu munganyije ubuzima abari bushakamo cyangwa se abari bushakamo inshuti wararebye urazenguruka muri Kigali yose urareba mu Rwanda rwose no hanze yarwo no mu baturanyi bacu no muri Kongo ubona ko ari hano muri urugo ugomba kuza gushaka inshuti y'umukobwa ariko abahungu ushaka umwimwe muzi kwihagararaho arewe yego ye ntugire irwara rwo kwishima nta mwenda wo kwambara ugira uraho uri mu bishati ntazi ukuntu biteye ibi bintu by'ibikweto utamenya uko binuka nta soni ku mwana wanjye nguhaye gasopo tubyumve kimwe ntabwo mba nuka ngira isuku isuku ya hehe wakwirirwa utetse mu myotsi ukoza amasahani ukakora iki kuri gukoropa ukanyoko bujahare ukumva yuko uzahumura se uhumuzwa n'iki si imyotsi uba uhumura hanyuma ari ukumva ko ugomba kuza kubitura umwana wawe ariko Bella ntabwo bimubangamiye Bruce reka nkubwire mwana w'umuhungu ntega amatwi kandi ubyumva ubyiteho gasopo ku mwana wanjye ntabwo Bella yeremewe abahungu nkawe uranyumva neza afite abandi bamukeneye kandi nshaka nanjye na papa we yishimira ese nk'ubu ugize ibyago nshimye ko ari yewe ubizi igenyere papa Bella aguciye iryera akakubona gutya amaso ku yandi wamukizwa n'iki ese sindi umuntu uri umuntu ariko ntabwo waza mu bantu nkatwe ngo wifuze gushakamo umukobwa cyangwa se gukundana nawe ndozi ko gushaka nta wamuguha byabaye nk'impanuka ntabwo twakundanye uko twabihisemo ahubwo urukundo rujya barushaka umuhungu nkawe wogosha ubwanwa agashyiramo akazeru gutyo bizengurutse gutyo ugashushanya n'ubu bwaha ngaha wumva ko umwana wacu ari we wamushaka ko ntabwo ndikirarama icyo uri cyo cyose reka nkubwire icyo uri cyo cyose ngusabye gasopo ku mwana wanjye ese ubundi wize amashuri angahe mu rugo ubwashize narabibabwiye ntabwo mbyibuka binyibutse ntabwo naminuje ariko nagira ubuntu bwo kujya muri kaminuza niga imyaka 2 ubwo
nasize nsusipanze nibikunda nzagenda niga umwaka umwe wari usigaye. urumva waragerageje da ariko wagerageza wagira ute ntabwo umwana wanjye ari ikigero cyawe ntabwo rwose ari ntabwo mukwiranye mwana wanjye akeneye abasore bize PhD b'abadogiteri bo mu rwego rwo hejuru. Ariko amashuri nzayarangiza mama. Uzarangiza se ryari? Nimba n'ubushobozi ese ibintu ko bidahora ari bibi. Ubu uzava mu gikoni cyuriya mugore ujye kwiga bishoboke bikunde. Ubu ibirayi n'ibijumba no gukomba amasafara n'ibyisi byo byakugiye mu mutwe. Yasezeranyije ko azandihira kaminuza nkarangiza. Uriya mugore se? Yego. Ngo azakwishyurira. Hagucikize. Uri ikiki? Nzi guteka neza mabuja. Nibyo azaba guciye? Aya namasuko ndayakora. Umva nk'umuntu nzi guteka neza ngo urimo gushaka gukundana n'umukobwa wanjye. Uzajya ugenda utekere umwana wuriya mubyeyi nawe aramufite w'umukobwa hanyuma uzatereteyo da baguha umugendo umvire ku mwana tubana. Oya ntabwo tugamba twinshi ntushaka nge nayo ngwamage kuguha agasopo gusa nta bindi. Sohokera mu nzu rero. Oya sohoka rwose izo ntoki zawe zijyane ntazo nkeneye. Murabeho. Genda se. Gira amahoro. kandi birimo birarekabya cyane sinzi rero ikintu ushobora kuba waritekeye sindi no kumva ubusobanuro ariko madara sinzi ubushize nyine uko byari mu masezerano igihe cyararenze ibyo ngira bizi ariko icyo nashaka kubwira cyatumye naguhamagara ngo uzane mu rugo tubiganireho nubwo igihe cyarenze twagize andi mahirwe dufite abashoramari baje bashaka gushora nabo muri iriya kampani yacu so muri uko kuza kwabo rero baduhaye igihe cy'ukwezi kugira ngo kugira ngo barebe koko niba kampani yacu ikora neza kandi byatugira akamaro ku mpande zombi kuko ko mu gihe tuzaba dukorana muri icyo gihe tuba dukorana nabo hari kizaba kiyongera kuri ya migabane yanyu twabagurishije. So nomba rero wakihangana kugira ngo ako kantu cyangwa se izo nyungu zaba ziyongera kuri iyo migabane yanyu mu gihe cy'ukwezi aribwo muzabaza muyivanemo kandi hazaba yingireho izo nyungu zindi zihwanye n'uko kwezi. Sinzi niba urimo kunyumva icyo mvuga. Bishatse kuvuga ko ubu ngubu urugendo rwahindutse se? Oya bon ntabwo urugendo rwahindutse rero navuye ariko naje nkiyerera niyo mpamvu igihe cyageze gute cyarenzeho. Okay none se hagati y'ibyo bintu ngiye twe tuzungukira ni ukuvuga ngo twakabaye ubu ngubu kampani yacu iri kwinjiza. Yes. Ariko kubera gukerererwa kandi urumva urategereje kandi imigabane yacu twaguze iracyari kuri wowe ntabwo iratugeraho twebwe twakungukira hehe? Urabona imigabane yanjye nk'uko bivuze iracyari ku izina ryanjye kandi ndamutse nyivanyemo byagira ingaruka ku bandi banyamuryango ba kampani none ahangaha. No ariko ngewe ibyo by'ingaruka bishobora kugira ngewe ntabwo ndi kubyumva kuko deje twarangije kugura impamvu byabaye nabyumva kandi ni inyungu zawe na kampani yawe. impamvu mvuga ko byabagiraho ingaruka nuko abashoramari twamaze kubereka imiterere ya kampani. Ariko ntaho warenze ku masezerano twagira. Byo ndabyemera ko nayarenzeho. Ntabwo rero ko sabe simbizi aho hantu kuba wararenze igihe kandi dufite inyandiko n'amasezerano n'iki bivugaho ukwezi ni kurengaho 5% yacu zaje tuyiduha. Icyo cyo ntabwo sinibaza yuko nibiba ndi mezi 2 niko bizajya bigenda byiyongera. Ndakumva rwose nta kintu cyahindura gahunda zijyanye n'amasezerano dufitanye. Gusa icyo nakubwiraga kujyanye n'abandi banyamuryango urabona uvanyemo iyi migabane kandi barabashoramari twaramaze kubakira twaranavuganye yuko bagiye kuzidukorana mu gihe cy'ukwezi hari inyungu zaba yinjiye kandi iyo nyungu namwe izabageraho mu gihe muzaba muje gutwara ya migabane yanyu. No kuvuga ngo iyo nyungu izaza ku banyamuryango twese icyo tuzabona tugivanye muri babashoramari nakubwiye kizaza kuri ya migabane yanyu. Ariko ntabwo biri mu nyandiko.
nta kibazo ibyo twakongera turi kubivuga gutya mu magambo njye ariko ntabwo biri mu nyandiko. twabishyiramo nta kibazo, twafata umwanya nkaza muri ofisi umugabo wawe niba yaraje cyangwa se ataraza ukabimubwira, tukongera tukavugurura amasezerano, deni noneho tukagira gute tugashyiramo iyo pointi yuko izo nyungu nazo zagera gute zizaza ku migabane yanyu. None mu rwego rwo kugira ngo dusapotinge abandi banyamuryango twe guhita duteruramo ya migabane hato bataza kugira gute kugirana ikibazo n'abandi bashoramari bashyashya twari twatangiye kubona. So ndumva wanyoreza kuri icyo ngicyo, izo nyungu rwose kubifata mwavuka ku ruhande rwacu n'uwo mwavuka wa undi wanyu, tukicara tukavugurura amasezerano, izo nyungu zikazaza kuri ya migabane, nta kintu ngiye byantwara. Ni urwego rwo gusapotinga kampani nakoranye nayo, kandi n'abandi banyamuryango nabo simbicire gahunda y'abashoramari bari bazanye kugira ngo bagumye bafashe gutera imbere kampani. Okay, nta kindi narenzaho, buriya ndaza kuvugana n'umutware mbwira ukuntu bimeze, kuri ibyo ari byo byose ejo nazaguhamagara cyangwa se nawe mukabasha kwivuganira tukareba icyo twakora. Bibaye ari ukuntu ntacyo byaba bitwaye, nanjye ndagerageza kumwumvisha. Okay, dufashe umwumvishe James, nawe ni umugabo wumva kandi nawe izo nyungu ntabwo yazanga. Buriya ejo nimugoroba wampamagara ukama feedback wangu uko bimeze. Injira. Komeza uze. Ni byiza. Karibu. Star. Makuru yawe? Amakuru ni meza. So bwa mbere ugenze aha ngaha bamwera ko ujya wagenda. Sinzi rero uriya mukobwa wanyu Melissa, nari namugutumye yuko nshaka kuzaza tukavugana. Yabimbwiye papa, yabimbwiye rwose. Nanjye nahise mbonye ncitse imirimo ndavatereka mpagerere mvuga ubutumire bwanyu. Ugize neza rero kuza, nifuje ko tuganira ariko imyanya igenda imbana mikeya. None igiwanza ari iki ngiki kugira ngo tubashe gukora ikiganiro nateganyije ko tugirana. Harya witwa nde? Nitwa Bruce. Bruce ntabwo ari izina ariko amazina yanyu Bruce. Izina ry'iwanyu bakwise ni ry'umanyine. Hakizimana Bruce. Hakizimana Bruce. Okay. Muzi igihe kingana iki se kwa James? Umaze igihe kingana iki kwa James? Okay, James ntabwo muzi. Shobuja ntabwo muzi? Shobuja ntabwo byumvishe? Ntabwo uzi ko shobuja yitwa James? Ntabwo nari mbizi. Umwita ndetse yavuye ko yitwa nde? Ni databuja gusa yitwa James. Uzi ko yitwa shobuja gusa byonyine? Mwita boss. Okay. Umaze igihe kingana iki kwa boss wawe? Amaze imyaka 2. Uwa kabiri uri kumuruzura ubu ngubu ntiruzura neza. Ni nk'umwaka kumwe n'amezi 8. Ndumva umaze kumenyera. Ntabwo ndi bugutinze kuko sanze n'ubundi nanjye maze kwitegura nshaka gusohoka njya mu mirimo. Bambwiye ko ujya uza hano kureba umukobwa wanjye. Yego ari igihenze. None se ibyawe n'umukobwa wanjye meze biti? Urabona umwana wanjye nkunda, sibyo? Mparanira ishema rye nuko yakura neza, kubaka ubuzima bwe mu buryo bunoze, sibyo? Mbonye rero ikintu cyashaka kudistroyinga cyangwa kwangiza iyo mibereho ye, mba ndimo kumutegurira. Nanjye yabanyangije. Uranyumva neza? Yego. Niyo mpamvu ngira ngo umbwire, mumaze igihe kingana iki muziranye, uramushakaho iki? Ufite uwe mugambi kuri we?
murakoze papa murakoze ni ikibazo cyiza kandi mu by'ukuri umukobwa wanyu Bella twarakundanye tumaze igihe kitari kinini rebye kugiye kuba nk'ukwezi ngira ngo kwa kabiri amezi abiri akaba tutarajya kure mwahuriye he ndashaka kumenya umbwire uburyo waje guhura nawe Bella yaje gusura Melissa mu rugo kubera ko ari inshuti ye turahahurira nyine turasuhuzanya turamenyana tuba inshuti gutyo ufite gahunda we nawe kuvuga ngo ubwo twaje kuganira yaje kumbwira icyifuzo cye nanjye nabonaga meze nkaho wenda ntamukwiriye nubwo atari ukwisuzugura ariko yarankunze nanjye ndamukunda hanyuma dutangira kujya dusurana turamenyana turakundana urukundo rwacu rugeze kure ku bwanjye gahunda mufiteho nuko twakibanira tugakora umuryango mushya ariko ndacyafite imbogamizi y'amikoro ahandi ho urukundo rwo rurahari kandi icyo mwifuzaho nuko yaba mama w'abana banjye nanjye nkubaka umuryango tukabereka ibirori ikibazo n'amikoro yego usibye se akazi ko mu rugo ukora nta bindi bintu washobora gukora nakora buri kimwe rwose mfite n'ubwenge mfite n'ubushobozi n'imbaraga ariko hari igihe ibintu biba bitameze neza nyine ibyo tubonye ugira telefone yego ndayifite aza mu rugo ni ukuri mbega ubuzima bugoye we bushaririye nk'igikakarubamba ariko icya mbere burya ni ubuzima iyo umuntu agihumeka amahirwe yose aba ayafite yego rwose si ibyiringiro uko ibintu birarangira ibintu birabaho bikagera n'igihe bikarangira yego nyuma y'imyaka myinshi rero narabaririje ariko sinanakumenye nubwo ubona ndi kwivugisha ibi byose reka uribuka ujya kubyara uriya muhungu wawe ufite yego ndabyibuka naho namubyariye gutyo ndahabona nk'ibyabaye ejo reka nubwo nahagiriye amahirwe make ariko bibaho nyine uhagiriye amahirwe makeya ariko ntabwo ari we mubyeyi wenyine bibaho no mu buzima busanzwe bibaho ihangane ko umwana yarakoze yanandokoreye kariya kamwe yego ni ukuri kabaye agasore ubu ntiwanakamenya reka da yarakuze ni umugabo muremure ureshya nk'iyi nzu w'ibigango Imana yavuye nk'umusore ntiwanamumenya rwose nyuma y'ubwo se hari akandi waje kubona ariko se wagakurahe ko ntahiwe nyine nanze kwirirwa nirukanka mu by'abagabo ndavuga ngo reka nirere umwana kure by'abagabo ndabyihorera ni umuhungu kandi ngo ukandagiraga nk'ubu ntahonyora ejo uriya azaguha amahirwe azaguha ibyishimo utabonye uriya azagufasha Imana izamurwanirire ndabibona n'intwari ni umugabo no kuba ndaha niwe mbikesha yego muri duke akorera yishyuye inzu nkabaho nyine ko ntacyo ngera nkora narwaye umugongo kuva nababyara na n'ubu jewe rero ndi dogita wakubyaje yewe we data we imyaka myinshi imyaka ni myinshi imyaka ni ntabwo myinshi kumenya pe yewe we wabwe n'icyo ahantu mbase narabaririje nakomeje kubaririza ndabaririza ariko burya uva kwa muganga utaye nakomeje kubaririza ahantu mwabanje kuba bwa mbere nagiye kubabaza nibo banyoboye ko mwimukiye hano nagiye kubariza muri biriya bice mwabaga yego
njye nta muntu utajya umenya kuko njye mbana neza rwose abantu bose baramenya. oya ntari ahantu mwari mutuye babavuga neza. Terega mana yanjye muganga. Wandwanyeho pe ni uko nyine habaye ubushake bw'Imana bikagenda kuriya ariko ntacyo utari wakoze ntacyo ngushinja pe. Habe ntacyo ngushinja ni ukuri. Nuko nyine habaye ubushake bw'Imana bushaririye bikagenda kuriya ariko ntacyo nakariya kamwe narokoye n'imbaraga zanyu nk'abaganga. natwe twagizemo uruhare dufatanyije n'Imana. bariya bana uriya wa mukobwa yavutse afite ikibazo muganda bizi. ntibyaba ngombwa nyine ko agomeza kuba uwanyu ariko buri Imana nyine yamukunze. niko Imana yari yabigeneye ntabwo njya ntinda ku bintu yewe. ubu rero narije kugusura ngo menye ahantu uri menye niba kari agahungu waramuye kakiriho. mugabo yego ni byiza akudisugira umutima. nagomeje kubaririza kugira ngo menye nibura n'uriya wasigaye niba akiriho kandi Imana yamurinze niba yarakoze niyo gushimwa kuba yaramurinze. Yego muganga urugo rwanjye se ko ruguyemo. oya nta bisanganwa nk'amagambo. wenda ubutaha tuzasanga Imana yaciye inzira. Ego ntabwo iminsi isa mukobwa. Ntabwo iminsi isa. uyu muhungu usakuriraye umuhungu wanjye afite abakire bamwikundiye baramujyana niyo yirirwa. reka da. abafashe imirimo nyine ngo ni urugo rubamo umugore n'umwana w'umukobwa. umugabo wo muri urwo rugo ngo aba hanze ngo i Burayi. yego abafashe imirimo ariko bamufashe neza nibo bamuha agaceri ko kurya nibo bamuha udufaranga nyine baramuhemba utuvuta wo kwisiga nibo batunyoherereza pe. umwana wanjye baramureza arasa neza ni umusore rwose ntiwamenya ko atamubonye mu muhanda. naho yirirwa byajyana nimugoroba agataha. ni byiza. nyine wenda sinzi amagambo nabisobanuramo ariko mama yarambwiye ngo nzakurikira inzozi zanjye kandi kuri ubu inzozi zanjye ni wowe. noneho waramurikiye of course. gusa utagihinduka uhora ufite utuntu dushya ibaze ko mbona umva nshaka gukomeza nkumva. oya warega urukundo rujyaho rushaka kandi kuba twarabashije gukundana numva ari umugisha hagati yanjye nawe. so uzabyemere rero mpore ngutubije mu gituza cyanjye wowe icyuzuzo. gusa hari ikintu nakubwiye ntiwambwiye. ikintu wambwiye sinakubwira. igiki? sinifuza ko urukundo rwacu rwashyirwaho iherezo. nta n'iherezo rwenda gushyirwaho. ni forever. yeah. I like that. Sounds well. ku bwanjye rero urabona inkundo ziba mu byiciro. hatangira icyo wakita just kumenyana. kuba abantu baba bahuriye mu kazi, baba bahuriye mu rusengero, baba bahuye nk'uko twahuye njye nawe. hagakurikira wenda kwiyumvanamo hariho icyo cyiciro cya copinage bagakundana. nyuma yaho hakaza fiançailles. abantu bakabona atari byiza guhora umwe ataha undi ataha iwabo nk'uko njye nawe bimeze. imetiri duniri impeta ahubwo yanjye. impeta y'urukundo. impeta yanjye nyine iri he? ndetse urabona intoki zanjye zidakwiriyeho impeta. wow I like that. kandi impeta mu by'ukuri nta n'iteranyirizo iba ifite. ubwo ni ikimenyetso cy'urukundo rw'ubuziraherezo, sibyo? nta tangiriro nta n'iherezo ryayo. unyunguye igitekerezo rero ngomba gukora akajesite bijyanye n'uko ababyeyi nzabibabwira numva atari njye wabikora.
ndetse nagera nkababwira ngo dad mfite umuhungu dukundana turifuza ugomba kuza ukabwira ati babyeyi ni umukobwa wanyu ndashaka tuzabana wawu ni ikintu nari nkeneye kumenya we rero wasigajwe inyuma n'amateka nasigajwe inyuma ntabwo uzi ko ibyo bintu nabikoze yes buri gukina for sure I did it already wowe waraje iwacu yego wavuganye nande navuganye na papa wawe papa wanjye yes papa wanjye si wowe wakubyaye se papa wanjye yakubwiye iki kandi usigaye ugira amabanga so ureba ngiye kuzajya nkwishira oya nashaka kuza gusapurayizinga kugira ngo nzumve inkuru nziza cyangwa mbi iturutse kuri wowe ariko biragaragara ko nawe atabikubwiye ikiriho yarantumiye yantumyeho Melissa numvaga nawe akaba yarabikubwiye turaganira nza mu rugo kumureba icyo gihe nasanze udahari turaganira mubwira yuko dukundana ambaza imigabo n'imigambi yanjye ambaza icyerekezo mfite kuri wowe ndamusobanurira mu by'ukuri ariko yarabyishimiye anansaba yuko nazamuvugisha nagize ubwoba sinkubeshye bwo kumuvugisha ariko my business card yiwe ese ko kitamuvugisha zamuvugisha nta kibazo yeah this is the right time okay ndabyemeye gusa kuba yarakumpaye ngiye ku bwanjye numva yarakumpaye seriously yeah Cause